murakoze. Nitwe Eric Rutsiro mu rugo ni Nyagatare, ntaho Igikondo ariko mfite akazi Musanze. Nkibi Rutsiro nari mfite inshuti zanjye 3. Habagamo inshuti imwe yemera kurusha izindi. Yajyaga kuri Instagram ikadawunirodinga igikobwa cyiza, akahita mupostinga kuri stat ngaye iminsi yushu. None ngeze i Kigali ndavuga ati mbonye umwanya mwiza wo kwihorera. Naje i Kigali muri ya mihindagano y'ubukwe bwa Debeni. None nanjye mfata Debeni ndamupostinga kuri stat. Ndavuga ati my brother, icyo uzakina cyose nzagufata ndahari ku bwawe. None sinzi umuntu wahinze ababyeje Debeni. Niba agize ngo ndi umudespora, Debeni barahamagaye n'injoro. Abampamagaye nk'isa etazi ijoro ngo mwiriwe boss ngo ndabarogoye. Ndavuga ati wapi ndahari ngo ninde ko ntakumenyese. Ngo ni Debeni, harya sha ukora iki? Ngo ndi umuhanzi ngo je bundi nasohoye forever. Abana banje barayikunda. Arangije barambwiye ngo nyine ngo nabonye ubutumwa bwanyu mwangeneye mbaye mbashimiye ku nkunga mwanyemereye. Ndavuga ati se shata yiga ko mukira abana muzamuka nawuzwa n'iki kugufasha. Man yumvishe iryo jambo mujya muvuga ngo Debeni nta magambo agira. Yambwiye ibibazo bye nanjye ndarira. Nari ndamubwira ati ibyo nta kibazo, wejya kuri WhatsApp umpe lista y'ibintu byose uzakenera mu bukwe. Nanjye mba nikuje kuri WhatsApp mpindura ifoto, kiraye foto y'urusaza rufite inda. Yaranyandikiye koko ibibazo 700. Nanjye narabisomye, aha mbere ngo gukodesha convention $50,000,000, aha kabiri gukodesha barabasi $10,000,000. Ndavuga ati namubwira ati nanjye nk'umujenizi ntago nabura ikintu nkora Debeni mu bukwe bwe. Biriseriye iramisatsi ninjye wayimugure yakoresheje. Mu rugo dufite umusekirite, ariko iyo turyamye nawe tayiryamira. Nitwe tumubyuta mu gitondo iyo tugiye ku ishuri. None ejo bundi yagize imyaku baratwiba, baca kuri gate aryamye bagera mu cyumba. Garafurera baramufashe kuko ni igisore. Duhangana nawe sekirite yiryamiye. Papa amagana n'abapolisi baraza tubijyamo. Sekirite barabyutsa arebye mu kadirishya abona tubirimo arongera ariryamira. Arangije papa baramuhamagaye ariko ngo umusekirite wacu yagiye. Aragenda akoma ngo sekirite nkwemba yiki. Sekirite ngo rero njye uramujana namubonye mbona n'umwana mwamwifasha. Ariko ndashima Imana uko nabipanze niko bigenze. Nyine man hari ukuntu ujya gusindira muri ketse zitari izanyu. Nanjye ejo bundi nagiye gusindira i Kanombe. None inzoga ziramfata. Ngeze kuri military mba mgiye gusuza umusirikare. Ndavuga ati boss banyita Eric Rutsiro ndi umukomediye ariko mfite n'imana yo gukina filime. Naye ndi gupanga filime ndajyangwa mu ntera inkunga. Umusirikare atasiye inkunga mwana wanjye. Ndavuga ati ngiye abakinnyi ndabifitiye ariko icyo nafite ni ibikoresho. Shaka ingungire 2 z'amasasu n'imbunda 15 boss bibaye byiza mwambona nakajugujuge 2 z'intambara. Umusirikare arasara ngo wakoze ikosi. Ndabati fakoze ikosi ry'imyaka 2. Arangije ahamagara abagenzi we ngo uyu mwana bamwinjiza mu kigabere kikosi yakoze. Ndavuga ati boss ntababeshye ni ukuri ko Imana umwe mu magwejo u Rwanda rubyiruye. No umupolisi abigira seri nginjira mu kigo uzava muri CTU. No nanjye ndavuga ati nukuri ko Imana boss sinakubwiye ko ndi umunyarwenya. Erega abanyarwenya dufite ingeso ahantu hose tugeze tadi gushaka brag. Ahita avuga ati kutambwiye kare ngayinjira muravana 2 z'imiriro. Nakoze kosi cy'umweru. Murakoze nitwe Eric Rutsiro. Kabukinga hongera inyana ubwatsi. Kabukinga